Muri iki gihe abanyeshuri bari mu rugo, Minisiteri y'Uburezi ikomeje kubakurikirana, aho yabashyiriyeho uburyo butandukanye bwo kubafasha gukomeza gukurikirana amasomo yabo kugira ngo no mu gihe amashuri azatangira azasange biteguye. Aya masomo agera ku banyeshuri binyuze mu bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko radiyo na televiziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nubwo aya masomo atangwa, bimaze kugaragara ko hari abana batayitabira uko bikwiye, ahubwo birirwa bazenguruka hirya no hino. Minisiteri y'Uburezi ikaba ishishikariza abanyeshuri kubyaza umusaruro ayo mahirwe bashyiriweho, bakurikira uko bikwiye ayo masomo, birinda gutakaza umwanya mu bitabafitiye akamaro. Ababyeyi nabo baributswa gukomera ku nshingano yo kurera bafasha abana babo gukurikira ayo masomo neza no kubarinda ingendo zitari ngombwa. Murabizi ko amashuri agifunga twahise dutangira gahunda yo kwigisha dukoresheje inzira zitandukanye. Hari abashobora kugera internet, bafite uburyo babona amasomo yo ahoraho buri gihe, ariko muzi ko hari n'amasomo anyuzwa kuri televiziyo. Ababyeyi bashishikarizwa gufasha abana gukurikira ayo masomo, ndetse aho bidashoboka no ku maradiyo. Amaradiyo atandukanye nayo atambutse aya masomo, ariko turabizi ko bitagera ku bana bose, ku buryo ushobora kuzasanga mu gihe twongeye gufungura amashuri hari abana bazaba bafite aho bageze kuko bakomeje kwihugura, ariko hakaba hari n'abandi badindiye. Ubwo rero mu myiteguro n'ubundi hateganywa gukora icyo twise catch up program, cyangwa se gusubiriramo abana amasomo batagize ubwo bushobozi bwo kuyakurikira kugira ngo bajyane n'abandi. Bivuze ngo mu gihe abana bazaba basubiye mu ishuri, hari isuzuma abarimu bagomba gukora, bakareba ikigero abana bariho, noneho babandi basigaye inyuma bagafashwa kugira ngo nabo babashe gukurikira. Ariko ubundi dushishikariza ababyeyi, ubu abanyarwanda benshi bafite telefone, amasomo ushobora kuyakurikira kuri telefone. Ikindi cya kabiri, muri iyi minsi abana bari mu rugo hazamo n'ikintu, hari byagiye bigaragara ko hazamo guhohoterwa. Tukaba tunashishikariza ababyeyi kuba hafi y'abana babo kugira ngo bajye banakurikira nyuma y'amasomo bakora iki, barihe, baravahe, bakababungabunga, kuko no kugendagenda cyane nanone byakongera no kwandura cya cyorezo. Ni ubufatanye bw'inzego zose, ari ubuyobozi, ari ababyeyi, ndetse n'abana bigiye hejuru bakaba bafasha barumuna babo. Bamwe mu babyeyi bavuga ko bakomeye ku nshingano yo kurera, kandi bari kuba hafi y'abana babo muri iki gihe bari mu rugo, babafasha gusubira mu masomo bize ndetse no gukurikira amasomo bahabwa. Rwigamba Desire avuga ko abona umwanya uhagije wo kuba hafi y'abana be, akabafasha gusubira mu masomo ndetse no kubatoza gukora indi mirimo. Iki cyorezo kimaze kwaduka, imirimo myinshi muzi ko yahagaze, harimo no kwiga ku banyeshuri ndetse no kwigisha ku barezi. Cyabaye igihe navuga icyo kwibutsa ababyeyi ko hari inshingano zidasanzwe bagomba gushyiramo imbaraga. Ubundi abenshi usanga kwigisha barihaga abarimu gusa, ariko muri iki gihe turimo biragaragara ko ababyeyi nabo bashoboye kuba hafi y'abana, bakabafasha gusubira mu masomo, bakabigisha n'indi mirimo, kuko umwana ntabwo agomba kwiga amasomo gusa, agomba kwiga n'imirimo. Iyo babyutse barakaraba, bagafata ifunguro rya mu gitondo, birumvikana, hanyuma nkabaha imirimo iciriritse yo gukora nk'amasuku mu nzu, kumesa imyambaro yabo, hariyo bashobora kwifurira burya nta kibazo bitwaye. Hanyuma nkafata umwanya muto, nkabaha umwanya bagasubira mu masomo uko babyifuza. Iyo bamaze gufata ifunguro rya saa sita rero, mbashakira umwanya nanjye nkababa hafi, nkareba mu bitabo, nkabaha imyitozo, nkareba ibibagoye nkabafasha, nabo bakansobanuza. Hanyuma nkabaha umwanya wo kuruhuka bakaryama. Ku gicamunsi rero hari imirimo ngenda mbigisha ishobora kubafasha mu buzima busanzwe, bitereye imbuto, bitereye n'imboga, bazi no kuzuhira, bazi ko bagomba kuryama nibwo bamaze kuzuhira. Ubwo rero kandi bamaze kuhira izo mbuto n'izo mboga, baricara muri salo bakaruhuka, nkara kuri televiziyo, nkafata televiziyo iriho isomo, bakaba barireba, aho bagiye badasobanukira bakabansobanuza.
ngerageza kubafasha imirimo n'amasomo byose bikagenda babihuza kandi bigenda neza. naho Nyiramwiza Charlotte akurikira umunsi ku munsi ubuzima bw'abana be ndetse akabafasha no gukurikirana amasomo bahabwa kuri televiziyo. Ikijyanye no gukurikirana abana muri iki gihe dufite icyorezo cya covid, ndabyuka nkareba ibyo bakora isuku, kuko buri mwana aba naramugeneye icyo agomba gukora mu rugo. Amasaha yagera bagasubira mu makayi bakareba amasomo bize bakayasubiramo. Igihe cya televiziyo bacishaho amasomo nkabakurikirana kugira ngo hatagira urangara, hatagira umwana wigira mu bindi. Icyo nabonye kibafasha cyane, bigatuma baguma mu rugo ntibazerere, bagakomeza mu murongo mwiza wo kwiga. Uyu ni Mukantwari Liliane wavuga ko muri iki gihe ababyeyi babayeho bashakisha imibereho bidakwiye gutuma babura umwanya wo kwita ku bana babo. Abana ubu tuba turi kumwe mu rugo, mu gitondo barabyuka bakagufasha imirimo, bagakora isuku, ubundi byagera mu masaa 4 bagafata amakayi bagasubira mu masomo yabo yo ku ishuri. Abafite ubushobozi bwo ku ishuri, ababyeyi baba barabonye nk'ubushobozi bakabagurira amatelefone ku ikoranabuhanga, noneho bakabaha amahomaka ku ishuri, ukabafasha ibyo ushoboye kubasobanurira ukabasobanurira bagasubira mu masomo yabo. Uko washakisha, uko wajya muri shuguri kose, ntabwo wabura umwanya wo guha umwana wawe. Ugomba kugerageza mu byo ushakishamo, twese niko tubaho muri ubu buzima muri iyi minsi. Noneho ugashakisha umwanya wo guha umwana, ukamusobanurira ukamwicaza mu rugo. Ntabwo abana ari ngombwa kugira ngo bajye kwirirwa ku gasozi birukanka ku muhanda, ntabwo ari byiza. Niho haviramo amabandi, havamo abanywa urumogi, abandi bakaviramo kubyara inda igihe kitageze. Umwanya wose wagira ugomba gushyiramo umwanya w'abana. Byanze bikunze, iyo umuntu yabaye umubyeyi aba agomba kugira n'umwanya w'abana, akagira n'igitsure cy'abana. Urujeni Teddy avuga ko kuba abana bari mu rugo ababyeyi batagomba kubafata nk'aho ari abakozi babonye, ahubwo bagomba kubaba hafi bakabatoza umuco. Ikintu cya mbere, ababyeyi bakwiye kumenya ko kuba abana bari mu rugo atari abakozi babonye, bakwiriye kubafasha bakababa hafi. Kandi mu gihe umubyeyi agifite ako kazi n'ubundi akagakora nk'uko yagakoraga umwana yiga, akihutira kuza gusanga wa mwana. Cyane ko kutegera umwana ni ikintu gishobora kumushyira mu zindi ngeso. Ushobora kuba ari umukobwa ugasanga habayeho kugenda kuko adafite umuntu umukurikirana, hakazamo izo nda z'indaro. Cyangwa se ari umuhungu ugasanga nawe yagiye mu muhanda no kujya muri bagenzi be, na ya covid akaba yayizana mu rugo. Abanyeshuri bari mu rugo nabo barashima uburyo butandukanye bashyiriweho bwo gukurikira amasomo. Baragaragaza uko bakoresha umwanya bafite umunsi ku munsi, aho bari mu rugo bagatanga n'inama kuri bagenzi babo. Njyewe mbyutse mu gitondo nkora isuku mu cyumba cyanjye, narangiza nkareba imirimo nafasha ababyeyi, yaba gukubura cyangwa koza ibyombo cyangwa gukoropa, nkareba icyo nafasha. Iyo ndangije nditunganya nkategereza amasomo kuri televiziyo cyangwa radiyo. Byagezeho ndeba umwaka wanjye niba ari wari bwigishe, nkafata ikaramu n'ikayi nkandika, nkacyurikira mwarimu icyo avuga nkagisubiramo neza nyandika. Iyo birangiye nsubiramo note neza, ndeba n'ibyo byo nanditse ari byo. Iyo mbonye icyo nasobanukiwe neza, njya kuri Google nkabaza nkakora ubushakashatsi ku buryo amasomo yanjye yafata neza. Hari uburyo bwinshi leta yadushyiriyeho bwo kwiga, yaba kuri televiziyo, radiyo cyangwa telefone. Nkanjye ubwanjye mfite telefone, nkurikira amasomo kuri interineti cyangwa nkareba televiziyo, nkafata note, nkiyibutsa ibyo nize cyangwa ibyo ntize bishyashya nabyo nkabifata. Twese tuzi ko kwiga ni byiza. Kuba tutakijya ku ishuri ntibuze ko inzozi twari dufite zarangiye. Si byiza kwirirwa uzerera kuko ushobora guhuriramo n'ibibi byinshi, yaba ku bahungu kujya mu biyobyabwenge, abakobwa guterwa inda zitateguwe, ndetse n'izindi ndwara nk'uko tubizi coronavirus. Gukora ingendo zitateguwe ushobora kuyandura, ukaba wayizanira umuryango wawe ukabashyira mu kaga. Rero si byiza kuzerera, ahubwo fata umwanya wawe urebe icyo ukwiye gukora, ukore ibizima bifite inyungu. Abana bagenzi banjye
bagomba kwirinda kujya gutera umupira, gukina n'abandi bana, bagomba kuguma mu rugo, isaha yo gukina wenda baba bashaka kuruhuka bakaruhukira hanze mu rugo rwabo, bakirinda kuzajya bajya kuzerera cyangwa ngo bagenda nko mu isoko ahantu hateraniye abantu benshi kuko bashobora no gukurayo coronavirus. Icyo nabwira aba bana bumva ko kuba turi muri iki gihe cya lockdown ari ukubyuka nyine atembera cyangwa se kubyukira muri iyo televiziyo, icyo namubwira ntabwo ibyo ngibyo ari byo bizamwubakira ejo hazaza hiwe niwe uhiyubakira, kandi kuhubaka ntabwo azahubaka amajije kujya 30, ni ukuhubaka nyine akiri hano hasi, byose bitangirira hasi. Namubwira ko kureba iyo televiziyo si ikibazo, sibyo, si ikibazo, wayireba gusa wayireba muri cya gihe bya bindi bigufitiye akamaro wabirangije. Ahubwo icyo nababwira ni ukwegera ababyeyi bacu bakatugira inama, yaba umubyeyi wawe atarize gusa yagutanze kuri iyi si afite byinshi akurusha. Inama nabagira ngewe nka mugenzi wabo ni ukubyuka bafite intego y'ibyo bagiye gukora, bagafasha ababyeyi bagusaba amasomo, yaba wenda banashaka kugira aho bajya ahandi hafite umumaro bakabisaba ababyeyi babemerera, bakabona kugenda kandi bafite icyo bagiye gukora cy'ingenzi, atagupfa gusohoka gusa ngo baragiye. Ababyeyi kandi baratanga inama kuri bagenzi babo babashishikariza kudatezuka ku nshingano yo kurera no kwita ku bana babo, by'umwihariko muri iki gihe bari mu rugo. Buri ikintu cya mbere ni ukubuza umwana gufata uburenganzira buhagije ijana, kuko iyo yiyoboye nyine yiyobora mu byo ashaka n'ibyo yumva yashobora. Nanjye nyambabona hano dutuye naho ntembera, ukabona rwose abana badakeye, batambaye neza, badafite ikinyabupfura, ugahita ubona ko ntabwo umubyeyi bamuba hafi. Nifuza ko ababyeyi bagaruka ku nshingano zabo, akumva ko umunota ku munota akaba azi icyo umwana ari gukora n'aho aherereye, kuko uko tumuretse umwana imyaka ye abashakira icyo akora birumvikana, ariko umubyeyi niba yaramutoje amasaha kuyubaha, kugera mu rugo kare, gukora wa murimo navugaga mu kanya kashize, hanyuma n'amasomo akayasubiramo, umwana ntabwo yarangara mu bintu bidafite agaciro. Birasaba ngo ababyeyi dusubire ku nshingano zacu, dusubire ku muco wo gutoza abana. Kandi nano ikintu nakibutsa ababyeyi, hari ukuntu tureba ugasanga rimwe na rimwe duharira umwana umubyeyi we gusa, wamubona hanze akora nk'amakosa cyangwa se yitwara ukundi kuntu kutari kuzima, ukumva ntacyo bikubwiye. Iyo umuretse kuriya akangirika, ashoje kuzangiza n'uwawe bahuriye mu ishuri cyangwa se bahuriye bagiye nko kuvoma akayamwangiza. Ni byiza ko rero twatangiye kugenda tureberanira nk'ababyeyi, tukagaruka ko za nshingano zo kurera, tumva ko turerera igihugu atari kurerera umuryango gusa. Uwimana Vestine ni umuyobozi w'Isibo, aratubwira ibyo bariho barakora mu gukangurira ababyeyi kuba hafi y'abana babo muri iki gihe bari mu rugo. Icyo umubyeyi agomba gufasha umwana ni ukumukangurira kwiga, agasubira mu masomo yize mu ishuri, ukamubuza kuzerera, akicara mu rugo, akamenya ko ari umwana nyine warezwe w'umunyeshuri, akamenya ko kwiga ari ingenzi ku mwana, ejo heza ni ukwiga, kuko atize ntacyo yakimarira. Ngerageje mu babyeyi bamwe nabashije kwegera mu isibo yanjye, hari ababyeyi nababwiye ati wowe nimba uri muri shuguri zawe, gerageza wegere umwana umubuze biriya bintu arimo, kuko tugeze mu gihe gikomeye cy'akaga, covid yabaye nyinshi. Umwana ashobora gukina umupira hariya agakina n'umwana uyirwaye, yagera hano mu isibo akanduza abandi bana. Umubyeyi wabashije kubyumva mu by'ukuri ni benshi nagezeho, hari icyemezo bagiye bafatira abana babo bakabona biri guhinduka bamwe na bamwe. Na babandi banze kumva ni imyumvire y'ababyeyi, hari n'abana bitewe n'uko ababyeyi babo batumvikana niho babuze uburere. Minisiteri y'Uburezi iributsa abanyeshuri gukurikira uko bikwiye gahunda nyinshi ibateganyiriza muri iki gihe bari mu rugo, cyane cyane uruhare rw'ababyeyi rukagaragara, bazirikana ko abana bazongera gusubira ku ishuri biteguye amasomo neza.